Gasabo rugiye gusoma urubanza rw'umuntu witwa Ngiruwonsanga Solange, Nyirangiruwonsanga Solange. Twabasabaga rero gutuza mu rukiko, ntabwo ni ukuvuga ngo urukiko nirwo ruba ruri aha ngaha, mu rukiko ntawe ukoma amashyi, mu rukiko ntawe usakuza, ni ugutuza mukumva gusa, nta kindi mukora. Uze gukora ayo makosa yose tuvuze, ubwo nawe arumva ko bihanirwa kandi hari amategeko abiteganya. Nyirangiruwonsanga Solange akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Nyuma yo gusuzuma imiburanire y'ababuranyi bombi, ubushinjacyaha ndetse na Ngiruwonsanga ubwe yiburanira, urukiko rwafashe imyanzuro ikurikira. Urukiko rusanga ingingo y'119 y'itegeko nimero 15/2004 yo kuwa 12/9/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, iteganya ko mu manza nshinjabyaha ibimenyetso bishingira ku mpamvu zose z'ibyabaye n'ibyemejwe n'amategeko, ababuranyi bapfa kuba barahawe uburyo bwo kuhaba ngo banyomozanye. Urukiko ruhamya ku buryo butavuguruzwa ko ibimenyetso byose birega cyangwa biregura ari byo kandi bishobora kwemerwa. Urukiko rushingiye kuvuga muri iyi ngingo imaze kuvugwa, rusanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ibimenyetso butanga bigizwe n'uko ibimenyetso butanga bukurikirana Nyirangiruwonsanga ku cyaha cy'ubwicanyi bigizwe n'uko Nyirangiruwonsanga Solange mu bugenzacyaha yari yemereye icyaha, akanasobanura uburyo yabigenje, yemera ko ari we washutse umwana akishyira mu mugozi, agasobanura ko ubwo ababyeyi b'umwana bari babasize mu rugo n'umwana, umwana ageze aho ajya mu nzu ngo akore etude, aho kuyikora akigira kuri telefone ababyeyi bari bamusigiye, yayimwatse ngo akore etude neza. Umwana ntabyishimire, akamucunga yicaye, akamukubita ibuye mu mugongo, agahita yiruka agahungira mu nzu. Uregwa Nyirangiruwonsanga Solange yamusanze mu nzu, agasobanura ko yamusanze mu nzu akamushuka ngo aze amwereke uko arya umunyenga, amubwira kuzirika umupira we yari yakuyemo kuri giriyaje y'urugi, akajyamo akamwereka uko barya umunyenga. Umwana akamanika agapira ndetse akishyiramo, akamubwira ngo akure amaguru mu ntebe yari akandagiyeho. Umwana akabikora, agahita anagana, umupira ugatangira kumuniga, akamusigamo, akigira hanze, akagaruka asanga umwana atakinyeganyega, akajya gutabaza mama w'umwana. Usuzumye imvugo za Nyirangiruwonsanga Solange, usanga uburyo asobanura yabigenje bifite umujyo umwe, ku buryo nubwo yaje guhindura imvugo avuga ko yashyizweho agahato n'iyicarubozo, ako gahato ntikashoboye kugaragarira urukiko kuko atanasobanura ibikorwa bamukoreye ibyo ari byo, ngo wenda niyo atabibonera ibimenyetso bibe byatuma wumva ko byashobora gutuma umuntu yemera n'ibyo atazi, ariko kandi nabyo ukibaza uburyo yabihimba bikaba inkuru isobanuye neza. Urukiko rusanga muri uko guhakana avuga ko umwana atari kumutera ibuye kuko ari umwana wumvira, ufite uburere, ko yaba yariyahuye kubera uburyo se yari yaramuhahamuye, yaranamanitse inkoni yo kuzajya amukubita,
ukibaza amakosa uwo mwana ufite n'uburere bwiza yari kuba akora ashobora gutuma se afata izo ngamba zose zigeze ku rwego rwo guhahamura umwana kugeza n'aho yamwihishaga agasanga yaryamye ngo batabonana nk'uko abisobanura. Byongeye kandi mu mvugo ze avuga ko se yari yamusigiye telefone ye, nabyo bigatera kwibaza uburyo umubyeyi waba yarahahamuye umwana bene ako kageni ko kugeza no kwiyahura yamusigira telefone ye ngo asigare ayikinisha atanahari. Ikindi giteye urujijo kikaba ari ukumenya uburyo umwana w'imyaka 9 yatekereza kwiyahura akanabyifasha, bikagaragaza rero ko ibyo yiyemereye mu bugenzacyaha ko ari we wahagarikiye umwana ngo yimanike ibyo bigomba gufatwaho kuri kuko nta wundi bari kumwe. Urukiko rusanga kubera ibisobanuye haruguru binashimangirwa n'ibyemejwe mu rukiko rw'ikirenga mu rubanza RPA 0010/06, urukiko rw'ikirenga mu gika cyarwo cya 44, aho umucamanza yavuze ati rusanze nk'uko urukiko rukuru rwa gisirikare rwabibonye uwitwa Munyanziza abazwa nta gahato yashyizweho cyangwa ibindi bikorwa bibi bibabaza umubiri ku buryo ibyo yavuze yaba yarabitewe no kuramira amagara ye. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura ntabwo bivuga ko byanze bikunze ko ibyo ari byo. Kuba yarageze imbere y'urukiko agahindura imvugo ntabwo bivuga byanze bikunze ko ibyo ari byo bigomba kwemerwa ngo nuko byavugiwe imbere y'urukiko. Umucamanza afite ubushobozi bwo gushishoza no gusesengura akoresheje umutimanama we agaciraha iryo hindura mvugo. Urukiko rurasanga kandi n'abahanga mu by'amategeko babibona muri ubwo buryo nka Michel Franchimont mu gitabo cye cyitwa Manuel de procédure pénale, aho tubishyize mu kinyarwanda yasobanuye ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari ureba agaciro imvugo z'uregwa yiyemerera icyaha mu rwego rw'iperereza afite, kabone n'iyo nyirayo yagera mu rukiko akayihakana. Bityo kuba Nyirangiruwonsanga Solange yaremeye icyaha mu bugenzacyaha, uko kwemera icyaha kukaba kugomba gufatwa nk'ukuri, cyane ko hari n'ibindi bimenyetso bishimangira birimo raporo ya muganga igaragaza ko urupfu rw'umwana rwatewe n'uko hari igice cyo ku ijosi cyanizwe hagahagarara amaraso n'umwuka bijya mu bwonko. Iyo raporo kandi igaragaza ko umwana bamusanganye n'udusebe ku ijosi bihora neza n'ibyo Nyirangiruwonsanga yivugiye bamaze kumushuka akishyira mu mugozi, yagiye agasanga umwana arwana n'uwo mupira yiziritse, bikagaragaza ibyo bikomere biri inyuma muganga yabonye. Urukiko rusanga rero ibikorwa Nyirangiruwonsanga Solange aregwa kandi bimuhama bigize icyaha cy'ubwicanyi giteganywa kandi kigahanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 yo kuwa 30/8/2018 nk'uko ryavuguruwe n'iryo muri 2019 mu ngingo zimwe na zimwe rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana ivuga ko umuntu wica undi ku bushake aba akoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Nyirangiruwonsanga rero akaba agomba kubiryozwa. Ku bijyanye n'ibihano Nyirangiruwonsanga agomba guhanishwa, urukiko rusesenguye ibivugwa n'ubushinjacyaha ndetse n'ibyo Nyirangiruwonsanga bivugwa na Nyirangiruwonsanga n'ubushinjacyaha kurebana n'igihano umusabira cyo gufungwa burundu. Nyirangiruwonsanga akakisobanura akomeza gusaba kurenganurwa, rusanga hashingiye ku ngingo ya 49 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 ishyiraho igitabo cy'amategeko hano ryavuzwe haruguru, iteganya ko umucamanza atanga igihano akurikije uko uhanwa yakoze icyaha ashingiye ku mpamvu zabimuteye, uko akoze icyaha yari asanzwe yitwara, uburyo icyaha cyakozwemo n'imibereho ye bwite. Rushingiye rero kuvuga muri iyi ngingo rusanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga kuba Nyirangiruwonsanga Solange
ahamwa n'icyago agomba kubiryozwa, kuko iki cyaha gikoranye ubushake kandi gikorana ubugome bukabije, aho yivugira ko yasanze umwana arwana n'umugozi akamwihorera, kandi rusanga ibikorwa bitaramuguririye nk'uko abyivugira mu mvugo ze. Byongeye kandi ibikorwa bye bikaba byaragize ingaruka zikomeye zo gutwara ubuzima bw'umuntu. Bikaba bigomba kwitabwaho mu kugena ibihano, bityo bishingiye ku byamaze gusobanurwa rukaba rusanga Nyirangiruwonsanga Solange agomba guhanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Kubera izo mpamvu urukiko rwemeje ko Nyirangiruwonsanga Solange hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu. Yise ko Nyirangiruwonsanga Solange asonewe gutanga amagarama y'urubanza kuva afunzwe. Ni ku rubanza rukijijwe none hari umucamanza n'umwanditsi. yishe umushoramari runaka, yishe byinshi buriya umwana w'imyaka 9 aba ari byinshi. Urumva yishe ingirakamaro, yishe uriya twari tumwitezemo byinshi. Mbega mwebwe murashimishikirize y'urubanza? Turayishima nta kundi, gusa nakubwiye ngo ahabaye hari iyindi, habaye hari ikindi gihano kirenze kiriya yakagihanisha. Ampaye niko imikirize y'urubanza ariko bigaragara ko yagize ubutabazi bw'urukundo yuko uwo mwana atamuvutse ubuzima nk'umuntu wabanaga mu rugo kandi ari umuntu mukuru, bari bamusigiye umwana. Rero kubwo akatiwe burundu, ubutabera burabonetse rwose, nta kindi gihano kiruta burundu muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko kirajyana yaragikwiye rwose. Ni ubuhe butumwa ufite? Urumva uriya mwana w'imyaka 9 yishe arangana n'abawe, cyangwa se abawe nabo mu minsi iri imbere niko barabangana, nawe ushaka kugira umukozi ukoresha mu rugo, ni iki wumva wavuga kiri ku mutima wawe? Ababyeyi nabo bagomba gukanguka bakamenya urugo rwabo, bakamenya amakuru y'urugo rwabo ukuntu bimeze, bakajya baganira abana ukuntu bameranye n'abakozi, bakumva hari ikibazo wenda bagiye bafitanye bakabasha uburyo bagikemura muri uwo mwanya, ariko nta bindi bibazo bibayeho. Kandi nakuno ukuntu kugenda abantu bashakisha abakozi ngo ahamagara umuntu runaka ngo wandangiye, nimba umukozi aje iwe ye kubona ko umukozi aje gusa, ariko nabashe kumenya n'ahantu uwo mukozi aturutse, abashe kumenya ese yarabayeho mute ahantu yarari, amateka ye. Ubwo ngubwo ibyo bizamufasha gutekana mu rugo rwe, kuko azafite amakuru y'umukozi atunze. Kandi kugenda gutya araruza umukozi abonye hirya no hino abaza abantu ngo amurangire, nabyo ntago ari byiza. Rero umwana ni impano ihenze, ntago bamufata ngo bamuragize umuntu batazi,
bagomba gusubiza amaso inyuma bakamenya umuntu basigiye umwana wabo na aderese ze na karitsiye yavuyemo uko yarabayeho nimba umuntu ari inyangamugayo koko. Ibyo bintu bizatuma n'ababyeyi batekana mu ngo zabo n'abana batekane, ibibazo nk'ibi ngibi byo kuvuka muri iki gihe nk'ibi byabayeho. Mama we waje ukatubwira wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services.